tukaza tugira ni brag nkazanye mubwira va mu nzira kuko atashakunda kumanura ibirahure reka wumve akunda kumanura ibirahure none ubwo umugabo w'umusaza mukuru pe ubwo abwira Tasha nyira Tasha umujyi ari kumusubiza ari bari kurebana gutya mu maso bro yamupangiye ikintu biturushye ubwo rukire kandi ubasobanurira. Hello guys, nizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi nabazaniye umuhungu wanyu witwa Junior Kai, muzanya mumubona kenshi hano kuri channel za Dr. M Official TV ndetse na hano kuri Joyeuse wa Dr. M Official. So nizere ko aho muri mumeze neza aba diaspora, nizere ko muryoshye ebana weekend mwayiriye neza. Nizere ko kandi mufite amahoro yo mu mutima kuko nicyo kintu cya mbere buriya mbere ya byose ni amahoro. Buriya amahoro aruta amafaranga. So byemera Kai we cyane rwose aho ngaho turi kumwe 5 kwa 5. Amahoro n'amafaranga ni ibintu bitangana. Ntago bingana. Gusa ariko amafaranga afasha amahoro kuba amahoro meza. Nanone umuntu widafite amafaranga nta mahoro ugira. Icyo kintu mwe mukize. Nta mahoro ushobora kugira rero. Tukaba rero tugiye kwinjira mu mwandiko uyu munsi. Tukaba tugiye kubabwira kubyerekeranye na saga yabaye ya DJ Brian noneho umva ibero byabaye nitanje wowe gusa keep tune urumva kanda subscribe aho hasi ujye ukomeza urebe ibi biganiro kandi ujye muri commentaire uvuge uko wabonye uyu musore mwiza cyane w'ibogare witwa Junior Kai. Junior Kai umeze gute? Waramutse ute? Ese wagiye gusenga ubundi? Nyamara ndasenga ariko mba nasengeye cyangwa wasengeye rimwe. Iteka ryose abantu dore imbere ya kamera dusengera kuri kamera n'ubu turi gushima Uwiteka. Ariko by the way guhumeka umwuka w'abazima uba ugomba gushima Uwiteka. Uriya ni ibyo ukabwira Imana ukabwira ati Imana wakoze kundinda. Wow, that's good man. Bimeze neza cyane. Bakaba bamwita Junior Kai. Ariko mukanya itonde mukanya ari akantu uvuze buriya ubundi Joyeuse umukunda urungana iki? Joyeuse ndamwemera sha. Joyeuse ndamwemera uriya niwe madamu wanjye w'ahazaza abanyarwanda barabizi. Amakuru mfite rero nuko ushobora kuzakubitwa uzize umugore. Nkubitwa gute rero tubwire? Kagira inkuru. Joyeuse ni wande? Joyeuse ni wa Dr. M. Sure cyane. Cyangwa ni Joyeuse wa Juno? Yahoze ari uwa Juno ariko ubu ngubu yabaye wa Dr. M. Ubushatse kuvuga ngo Juno ngo yabuze amafaranga, Juno ntabwo yita ku mwana nawe umutega papa. Niko bimeze. Zabizira M zabizira Dr. Oya Juno azambabara atazankubita reka. Azakire biyaga. Dr. M wa Joyeuse. Yatega papa. Niko bimeze kabisa. Ariko se wowe nta musheri ugira ariko tujye tuvugisha ukuri. Cyangwa abakobwa bahita bajya muri commentaire ngendebwa n'abakobwa benshi. Urumva bahita bajya muri commentaire abana bahita bavuga ati kabisa ngiye nipanza akazi. Umugabo witwa Rokigeze kuvuga ngo ntagikwe. Ariko iryo jambo ngiye naje kurisobanukirwa mu buryo bwanjye. Ndetse niba ntagikwe umuntu gukwa bukorana nande se? Si ibyo se. Oya ntaza kubizirana umvije ajamba atari ngiza ariko abakobwa se mwana ntago ahora imbere ya kamera ahora uvuga ahora wirukanka ngo nurangiza aje kugira abakobwa mukundana biragoye. Bikomeye wa muntu. Kandi abakobwa bajya bakuruhura. Oya nanone abakobwa benshi se beza. Aho umukobwa umwe. Ubundi ushaka umukobwa umwe urumva wagira ikibazo ukakimubwira. Waba wagize stress mu kazi ukazimubwira urumva. Abakobwa bo muri iyi minsi se abakobwa muri iyi minsi mwana barahindutse. Bahinduye irange no kuri kw'Imana. Hari irange ry'umweru hagiye bahasize irange ry'umukara. Reka genda. So abakobwa bo muri iki gihe none special umukobwa wo muri Kigali mwabantu. Ndagira mbabwire ngo abakobwa bo muri Kigali mwabahungu mwe mufokasinge mu kwisha cy'amafaranga abakobwa mu oya uri kubagira inama utari nziza ariko iyo nama ni nziza ntago ari nziza kandi bazagaruka banshima uzayikurikiza. Reka genda. No kuri kw'Imana. Nuvuga ngo bazareke abakobwa nese ubwo ngaho tubwire. Ngaho komeza ubeke Joyeuse oya nyine urubyiruko rwazava he rw'ejo hazaza? Rwazava he? Nase ruzava mu bakobwa.
uya none se icyo gihe rega Imana impamvu yaremye umukobwa n'umuhungu ni ukugira ngo abantu bororoke noneho uri kubabuza kororoka uzi impamvu se ngiye impamvu nshobora kukubwira icyo kintu ni uko byanga bikunda sibyo maje kubona abantu benshi barekarana icyo kintu cyangwa se maje kubona abantu benshi babona ko icyo kintu ari ikintu kibi muri no minsi gutangira kuvuga ngo mubukiye abakobwa iki birashoboka cyane ko ushobora kuzamugira nyine hazaza mukanarushinga mukanabyarana mukanabana ariko iyo aje ntazira igihe cyanyacyo umuntu w'Imana no gusiga icyasha akaguteza ibibazo akaguteza ibibazo handi ubwo ushobora kuvuga utariko ibi bintu narahubutse njya kubijyamo narahubutse utabona Juno yararetse Joyeuse uvuge ngo reka je rero niba utumvishe yamurekeye iki naga ari uko wamukanze ngo Dr. M yaje ngo Juno rero va mu nzira wapi yamaje kubona ko ikintu cya mbere ari ibiceri wa muhungu wanjye oya ikintu cya mbere ni urukundo ni amafaranga sha buriya nuko utabizi buriya urukundo ni rwo rutuma amafaranga aryoha ese wagira amafaranga ukabura urukundo ukabura umuntu ugukunda cyane urukundo bararukunda nyine bagakunda amafaranga ufite gusa bagakunda amafaranga ariko ntacyo baza nkayabaha nanjye bakampa ibyo nshaka reka genda bakaguha iki bakaguha uncence kandi mwa basore bwe kandi mwebwe mwene ba Rocky n'abande bose ibyo bintu mwizanishije ntago ari byo naba Emirene aho ndebera basura igihugu gifite n'uri kw'Imana Jesus ba Papa Sava gigogwe ndebera nka Gracie ndebera King James ndebera ba Irene ndeba Philipita reba Babunyawe byose ni ibisore kandi ubwaro bagenda ezo biti bikwerere ni bikwerere urakoze cyane ibaze kwere aho harabura iki ibyo binajye mba nibaza ubundi habura iki gituma mudashaka mwashatse ko ejo bundi numvishe uri gucyurira Irene kuko adashaka ejo bundi ngo ashingiye nde Vestina egura warangije n'ejo bundi witwa Leo Bosco bateye ivi none se Irene we harabura iki wowe nareba umukobwa uri kubimubwira nkabona nawe nagakecuru kagumiwe kagari gaheze kwisuka nago muvuze uwo muntu ariko ninde ni Aisha sinabonye aho barifotoranyije na Emirene bameze nk'aho bari mu rukundo aya biriya ni biraho byo gutwika imihanda kugira ngo nyine dukomeze dukurikirane Aisha ndetse na MIE cyangwa se bakomeze bavugwe kuko narabibonye muri ino industry ikintu cyeze kandi kitari cyiza cyane gikora no kumbabaza ngewe mu bintu byose no gusanga umuntu ashobora gukereya saga itabayeho kugira ngo akuntu wavuge avugwe mu bantu benshi nyine sibyo we yareba nka cyagiye Aisha yari yakoranye nande na Muchoma sinzi no warabibonye bakora dating bagira gute nibiki ivi nibiki ariko ndebera byahereye he karaskara gatwiko Muchoma izina rizamu kara gatwiko nabirire nabarimo rero nawe nagatwiko ikibazo Aisha rero azaguma mu ibyo ngibyo bizarangira ari agatwiko koko mani zamufashe ndamusengeye uyu myaka nimaje kuba myinshi Aisha we nakuze nkubona kwa Nyakso nabanje kukumva mu rukundo we Nyakso biranga ejo bundi ari demarika nyereka icyana kimeze neza none wowe harabura iki uri mu biki Aisha uzadusubize kabisa ibyo bintu byo kwihererana ibyo bintu ntago ari byo ibyo bintu Imana yaguhaye Imana yabiguhaye ngo ubihe abandi so kubyihererana rero kirazira kikazirira ubu narashaka kuba nka DJ wacu DJ bri DJ wacu noneho yakoreye mu muhanda avuga se none aho se byagenze gute kagira inkuru story yose ndabizi kare wayikurikiye mbabarira umbwire byagenze gute byabereye hehe dusobanure ducire mu mayange tu rero DJ wacu turagukunda pe ariko nago tudukeneye kukubona mu bintu nka biriya sibyo reka ngiye mu mbabare mu nyumvire ino video mwumve niba koko hano hakirimo n'uburere bukwiye umukobwa w'i Rwanda sibyo buri abakobwa b'i Rwanda rega baratandukanye ngira ngo icyo kintu urakizi umukobwa w'i Rwanda bakwiye kugira imyitwarire ye ndetse n'ukuntu abagomba kwitwara bitandukanye n'ahandi si ibyo se reka rero twumva aka kantu ariko ndashaka kugira ngo twumva aka kantu aya akasinga ashaka buri se twumva
iki hano hantu numvishemo ibitutsi rero ngo iki iki gitutsi nge ntabwo cyaca mu kanwa kanjye izina rya Yesu ibyo bintu sinka byumve DJ wari wabaye iki wari wanyweye ibiki koko ko nari mbizi mwe muvuye muri Green Lounge hari havuye gushya umuziki mwatwitse hahiye hari habaye iki gituma uvuga ari amagambo cyamenya bari banyweye amazi yitorosho kabisa kuko ntago ari amazi yitorosho gusa ntago ari amazi yitorosho cyane amazi ya nyanja banyweye ntago ushobora kuvuga ibintu nka biriya ufite mu mutwe hatekereza cyangwa se ubizi neza ko ibyo bintu bishobora kuza kujya hanze reka nkubwire ubuzima bw'abastari ni ubuzima bugoranye cyane baba bakwiye kwitwararika mu mico iyo ari yo yose sibyo kubera yuko ikintu kimwe ushobora gukora niba uri mu cyumba cyawe ejo tubibona hanze byanga bikunda sinzi ngo n'ibikuta bisigaye bifata video narabibimeze nese ducira umuyange byatangiye gute byahereye he gicyo kintu ncakumenya rero reka mbabwire sibyo uwitwa Brian yarari kumwe na Natasha sibyo musanzwe mubazi we uwitwa Kazunka Boss yanabise bitinganye yabise abatinganye ariko buriya bafite icyo bapfa nta wamenya cyangwa se afite impamvu yabise abatinganye cyangwa afite ibimenyetso na evidence bimwereka ko ari abatinganye bari kwivira mu kazi rero kwa kundi imodoka zaziparitse murindiye ko ambutiyajisha mukagenda sinzi ngo ibintu Tasha yagize gutya baravuze abivuze umugabo wari uri ku ruhande umujinyura mwinshi urumva yamututse nyine byadanje ibi bintu abakobwa barabikora ibi bintu abakobwa barabikora cyane cyane uretse n'abakobwa n'abandi bashoferi bagenzi babo barabikora kuko hari nk'igihe umushoferi atinda muri ambutiyaje agatangira gutuka umuntu muri imbere sibyo kamutuka ibitutsi nk'igihumbi sibyo rero witwa Tasha yagize gutya ku igitutsi nyine kura bombe y'igitutsi ntari buze no kongera gusubiramo hano bakiyumviye muri audio kabisa ngira ngo ni ibintu mwakomeje kwiyumvira ariko ikigaragara cyo hari ahantu iyo haza kuba polisi Brian byari kumuhana ibibazo kuko ikigaragara cyo bari abantu bari bamaje gutamo kamwe sibyo kandi batubuza kugira gute ibaze nk'ibyo bintu batwaye bananyweye urumva afite icyaha cyo gutwara banyweye icyaha cyo gutukanira mu ruhame urumva bafite ibyaha byinshi umva impamvu ndi kukubwira ibi bintu uko bari bamaje kunywa ntago waba ufite ubwenge ngo nurangize kuvuga amagambo nk'aya umujinya wose waba ufite sibyo izina Brian afite ntago ari izina rimwemerera kuvuga ibyo ashatse byose cyangwa se kuvuga ibyo abonye byose kuko hari ibyo avuga bikamwangiriza ariko Tesha ngo bamukubise ngo urushyire urumi uwitwa Tesha rero umugabo yaje mu burakari bwinshi uwitwa Tesha ava mu modoka arasohoka araza arangije kuza asanga Tesha yamanuye ikirahure kwa kundi biba bisanzwe nyine kwa kundi ugenda ukurura n'akayaga ko mu muhanda wumva ukuntu bimeze Kigali yakubanye ubuki sibyo uwitwa Tesha bamukubise ikitwa inkuba y'urushyi nk'abantu na Brian byamuteye ubwoba kubivuga ubwe byamuteye ubwo aravuga ati Kristo wabambwe ni inkuba ni package y'inkuba ni iki hari ikintu kikubaho ukagira ngo rero bamukubise urushyira urumira kabisa ukagira ngo isi irarangiye ni umugani uvuga ngo mubise urushyi rurumira bamukubise urushyi rurumira isura urushyi do rwafashe mu maso rwafashe mu maso rero ubwo kuntu byagenze witwa Tesha rero murabizi ko nawe ni umuntu utoroshye ahita hagurukira hejuru cyane niko kubwira Brian ati fungura amabere ya nyoko ati fungura vuba vuba uwitwa Brian arwana no gufungura imodoka kumba imodoka ye nayo nakabati byari yamaje kwiboroka byarangiye no gufungura biranga Tesha yarakubitiye Brian hehe mu modoka ashaka gusohoka kujya guhangana na wa mugabo umugabo we yamaje kubona ibintu bibaye abonye kuntu Tesha sakuje ateje urwaserera yiruka ngasubira mu modoka arafunga umve ko ibintu biba bitoroshye mw'abantu sibyo twagiye tunywa nkeya dushoboye gukontrola twagiye tunywa nkeya dushoboye gukontrola baje banywa nkeya pe baratubwira ngo nywa gake witahire sibyo cyangwa tunywere si ni gahunda muzi cyane sibyo rero uyu Tesha bakomeje guhangana imodoka irafunguka Tesha asohoka yiruka ajya guhangana iki na wa mugabo mwumve ahantu bikomeye uwitwa Brian yaje gusiga imodoka mu muhanda nawe arasohoka ajya guhangana na wa mugabo asiga imodoka mu muhanda itera ambutiyaje mwumve ko ibintu biba bigeze ahantu noneho byarenze na kamere y'umuntu ibaze gusiga imodoka mu muhanda urabizi ko umuhanda si umuharo wa mama wawe si umuharo wa papa wawe si umuharo w'abiwanyu urangije uragira uraparikamo nk'ari parikingi y'iwanyu mu rugo
uri kumva abantu babarahuruye abantu baba barahuruye mu guhurura rero Brian ajya guhangana ashaka kurwanira nde Tesha kuko yari abonye urushyi bamukubise nawe aravuga ati Tesha umukobwa wanjye ahantu urarenganye reka nzinge kukurenganura Bruxelles niwe muntu wabayeho ngewe nemera mu ndwanya yasohotse za Bruxelles none witwa Brian ku gitutsi cyatanje noneho yashatse kujya gukubita umugabo basanga noneho wa mugabo yamaje kubana urugi yamaje kubana urugi barakubita imodoka y'abandi barahondagura ubwo abantu bagize gute bashungereye barashungera babonye byakomeje gukomera uwitwa Brian batangiye kumufata kuko Brian mbibutse ko ni bwarave Green Orange niho acurangira sibyo bwari buke bafata indege bakomeza ariko abamufasha Brian yashatse kwigira yanshinzi yashatse kwigira zandaya hahandi uvuga uti byanga bikunda ngewe hano nta muntu ushobora kumfata ngo nshobore niko kugira gutya abaratukanye sohoye ibitutsi ubwoba buranyica ubwoba buba buranyishe kabisa reka nze bashyiremo aka audio ka Brian mwumve ari gusobanura kuntu we na Tasha bagiye gukubita umugabo wari umaje gukubita urushyi Tasha nurushyi se mana we cyokora nanjye twa celebrana akunda kumanura ibirahure none ubwo rugabo ngiye muramutse uwo mugabo none tukaza tugira ni brag nkaza yimubwira va mu nzira uko Tasha akunda kumanura ibirahure reka wumve akunda kumanura ibirahure none ubwo rugabo umugabo w'umusaza mukuru pe ubwo abwira Tasha nyine Tasha umujyi ari kumusubiza ari bari kurebana gutya mu maso bro yamupangiye ikintu biturushye urabyumva nagiye mbona ikipe mwabona umuntu bajya bavuga ngo urushyi ngo yamukubise urushyi rurumira naribi nukuri uru rushyi ntabwo nabasha gusona uwo mugabo yarafite ikiganza kinini gutya noneho igitangaje muri ino live bakoze uwitwa Tesha ari inyuma ari kwibyinira yumva akoze ikintu kizima cyangwa se yumva bihesheje ishema kuba aba YouTubers bose bari kubavuga kuba igihugu cyose kiri kubavugaho nabonye n'ibinyamakuru byabanditseho ngo Brian yakubitiwe hehe yakubitiwe mu muhanda ibi ni ikibazo gikomeye cyane fasha gucyara uwo mugabo none tukaza tugira ni brag nkaza yimubwira va mu nzira kuko Tesha akunda kumanura ibirahure reka wumve akunda kumanura ibirahure none ubwo rugabo umugabo w'umusaza mukuru pe ubwo abwira Tesha nyine Tesha umujyi ari kumusubiza ari bari kurebana gutya mu maso bro yamupangiye ikintu biturushye ubwo rukire kandi ubasobanurira nagiye mbona ikipe mwabona umuntu bajya bavuga ngo urushyi ngo yamukubise urushyi rurumira naribi nukuri uru rushyi ntabwo nabasha gusona uwo mugabo yarafite ikiganza kinini gutya yarufasha gutya amwomekamo hano gutya Tasha noneho arabwira ngo mufungure n'imodoka nanjye nablokora murabizi ko ririya bati ribana sometimes ntabwo ririya bati rimwe na rimwe ntabwo rijya ribasha kwifungura uri kumva Tasha bamukubita urushyi nanjye ngo umujinya uranyishe mba nta imodoka aho ngaho hagati tudusubiye inyuma kujya kureba wa mugabo ngo natwe nyine twihimure mu by'ukuri pe ubwo umugabo urumva witwa Brian yapanze kujya kwihurira amaje kubona ko witwa Tesha bamaje kumukubita urushyi amaso atukuye ndetse abonye inkuba zikubita mu modoka rukuntu nyine inkuba zikubita ukabona mu maso pa gabora bavuga ati birarangiye sibyo witwa Brian yahise apanga umupango cyangwa se operation kujya kugira gute guhorera Tesha agenda yiyambitse insenda aravuga ati byanga bikunda ngewe uriya mugabo amenyere aba bakobwa ni n'abarara kwataka umugabo yinjira muri taxi yarira aho ngaho ubwo Tesha aragenda uwo mugabo yanga gufungura ubwo Tesha akazajya ahondagura ku modoka y'abandi umugabo akavuga ati muri kumenera imodoka turamusaba nyine ngo sohora mu uwo mugabo noneho rero ngiye kwa imodoka yinsize hanze nyine mu muhanda kandi hari izindi modoka zishaka gutambuka subira inyuma nyivanamo ndayiparika nzamura ibirahure ndafunga subira inyuma tujya guhiga uwo mugabo nari ifite telefone yanjye umugabo yanga gufungura none uwo mugabo aravuga ati rero ndabona abantu bagiye kumenera imodoka wa mugabo we sohoka ukiranure Tesha niwe umukubise mu gihe uwo mugabo rero asohotse umva
twagundaguranye mfata telefone hano urabona hano umusozo wa telefone hano nashakaga ko twumva nidushaka turekera ahangaha avuze ati twagundaguranye kugeza naho witwa Brian ngewe naje kwivamo ndangije mutuka ku babyeyi be bombi. Ibi ni ibintu bikomeye cyane mutaza gukina ku mwana w'umukobwa ushobora gufata decision yo kuvuga ngo ngiye kugundagurana n'iki n'abagabo. Aha hantu baba batayemo bro. Sibyo niba nkubeshya umuntu wese ndi kubeshya azasure Green Lounge umunsi umwe wo zagende ugura akantu ka wicare nurangiza umwe wirebere. Sibyo mbizi neza ko Brian afite amasezerano na Green Lounge yuko bagomba kujya bagira gute hagomba kujya hashya. Sibyo rero ndababwiza ukuri ko niba umwana w'umukobwa ashobora gutinyuka akavuga amagambo nk'aya ngaya. Sibyo nk'aya ngaya kandi byanga bikunda Brian wowe uri muri social influencer wowe influencing abantu wowe uzamura navuga ngo imyitwarire y'abantu. Hari abantu benshi bagukurikira ibaza umwana ugukurikira wamaje kubona uvuga amagambo nk'aya ngaya uhereza abana utuntu twabantu uza wababo n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo rero ni ibintu uzasanga ko bizaguhereza isura mbi muri societe mu bafana bawe mu bakunzi bawe. Hari ukuntu nyine abastari bumva ngo bamaje kubaka izina ngo nubundi ngo nta muntu ushobora kubanga cyangwa se ntawe ushobora kumva. Ariko ntekereza ko umuntu muzima amaje kukumva uvuga ibintu nka biriya yahise yatekereje kabiri. Ariko se kankubaza nawe uri kureba iki kiganiro ubitekerezeho umbwire ukuntu bishobora kuba bimeze. Umuntu urabizi avuye gucuranga mu kabari sibyo noneho uri kureba imyitwarire afite aho ngaho ageretseho no kuvuga amagambo nk'ariya mu mutwe wawe utekereza iki? Ko ari byo navuze ko polisi iyo imanuka ikaza muri biriya bintu akaba ariza kugira gute kuba gukosha iriya ntambara yari yabaye. Uwitwa Brian uyu munsi wa none mwari kumwumva araye mu maboko ataraye. Sibyo bitewe n'iki kubanza bakareba impamvu nyine y'ibyo byose. Bamara kureba impamvu y'ibyo byose polisi y'igihugu cy'u Rwanda bariserinda bakunda cyane bakamubwira ati huhamo hano madam. Bari kumva iki? Nyumvira nkuri ibintu ari kuvuga ngo bari kumva itabi n'inzoga. Ibyo ndabivuze. Ibyo ntabyo mvuze abantu b'Imana. Ngewe ndakubajije ngo bari kumva iki? Iby'inzoga n'itabi niwo bizanye. Niwo bizanye ariko ngewe icyo nkubwiye cyo polisi yiza kumbahereza ngo muhuhemo hari ibindi dushobora kuba twari kumva ubu ngubu. Kandi bahora batugira inama munywe nkeya. Sibyo kandi bakanatugira inama ko tutagomba gutwara twanyweye. Ikindi ndaza kugaruka kuri Tesha nawe wigize ntakoreka wa mugani wa Kazungu ka boss ko ari uvuga ngo babatinganyi ariko nawe ntago muhereza credit bitewe nuko abatinganyi ntago ari abafata cyangwa n'ibimenyetso ashobora kuba afite ntago ari sure nawe ko ibyo bintu ari byo ahubwo ni kwa guharabika abantu. Uwitwa Tesha rero nawe nakubaza nti nta kuntu ushobora gukemura ibindi bibazo udateje ibindi bibazo. Tuvuge mwagize ikibazo ariko nta kuntu wagikemura udateje ibindi bibazo. Ariko kuki mwigiza abagabo muri igitsina gore? Kubera iki mwigiza abagabo muri igitsina gore? Kwambara ni nk'abagabo, kugenda ni nk'abagabo, imyitwarire ni nk'abagabo, ubushinzi nako nta mugabo ugira ubushinzi. Abagabo baharanira icyubahiro. Guharanira icyubahiro nubwo se nko nabivuga sinzi kuntu nabivuga ariko mwigize namwe intakoreka. Mwamaje kumva ko nawe abakora umuntu wese mwahangana nawe. Mwahangana nawe. Brian ufite abana mbizi neza ko bagukurikira umunsi ku munsi abana ufasha. Ibaza umunsi bakubonye uri kuvuga amagambo nk'ariya. Urugero rwiza uzaba uri gutanga ruragaragara. Ibyo uzaba uri kuvuga biragaragara. Ibyo uzaba uri gukora biragaragara. Ndetse ubwo burero uzaba uri kubaha bugaragarira buri wese. Mu minsi yashize numvishe uri gushwana ngo amafaranga ari kuzafasha abana kugira ngo bajye ku ishuri barayariye. Numva ngo mwajyanye umuntu muri RIB bikomeye nabyo. Nibyo ndabikunda ujye ugira umutima mwiza mukagenda ukabafata mugasangira ku mafaranga uba wagiye ukolectinga hirya no hino. Nubwo nawe bufite inyungu ubwo ngubwo nanze kuvuga ku bya Murungi Sabe nawe bari kuvuga ko byanga bikunda ashaka gufasha abantu kugira ngo yibonere indamo ari buze gukuramo. Sibyo uwo nundi mwandiko nawe dushobora kuzamana ku munsi umwe ariko Brian ira ntago ari imico yakakuranze
nk'umusocial influencer, kuba ugiranye n'ikibazo n'umuntu, hari ubuyobozi, icyo ni icya mbere, hari polisi. Icya kabiri, mushobora gusohoka mugaparika ku ruhande, mugasohoka mukamuganiriza, mukamubaza impamvu iteye ibyo bintu, sibyo? Uko ni uburyo bwiza bwo gukemuramo amakimbirane wagiranye n'abantu utagiye gutera rwaserera, sibyo? Mureke dukomeze twirinde amakimbirane nk'ariya, ntago ari amakimbirane meza, ntago atugeza ku cyiza. Reka mbanze nkwe ku mazi. Oya nibyo manzi ucurure kabisa. Ababona batankozemo koko. Baba bagukozemo. Abakobwa. Abakobwa bo bararenze cyane kabisa. Yabusa mujene wanjye rero jya witwara neza, abakobwa bo bararakaye. Sha bararakaye, ibyo nibyo bavugaga mbere kabisa. Siko bisize urusenda se. Bararakaye. Urebeye kuri abo ngabo ba Brian na Batesha n'abandi wavuga ati rwose n'ibidanje. Ese akabazo gato, nawe wemeranywa na Kazungu ka boss isi ibi najya avuga? Oya, kubera nta kimenyetso bivugwa na benshi, ariko baravuga ngo ntandi urivugira ubusa imusozi. Ukurikije imyitwarire yabo, ukurikije n'imyitwarire n'ibiki ushobora kuvuga ati genzi neza ko yarabatijwe. Yego, DJ Brian, so nta mutinganye rero wabatizwa. Jesus, ntawe ubaho ntawe. Ewe yakubwiza ukuri ko abantu bihisha. Imana yatimuhana. Kuko Imana irahana. Uzaba pasteri. Gaho se muhungu nawe azabatizwe turebe. Ngo yabishobora, ntago ikibi kijya gihura n'icyiza. DJ Brian biraye muvuga kubera ko nyine yitwara kisore, yigendera ki gangster. Utazabona Eric se muhungu wavuze ngo agiye kubatizwa. Ibyo byo sha umva. Ubwo rusengero rwa mubatiza. Ntago nazi umva sha nanjye gusenga. Urwabatije Brian se urwo kuki utarukuruvuga? Oya, Brian rega Brian ni umuziranenge man. Ni kwa kundi nyine umuntu yikundira kwibera gangster. Ega nkubwire wabivuze neza ukiri gutangira, uravuga ngo ntandi urivugira usa ku musozi. Kandi n'imyitwarire abiyo tuyirebye tubona ko iyo myitwarire irajya gusa n'iy'abantu ntavuze. Oya buriya kuba yakambara kigabo kereka niba ari bya najyaga numva kera cyekema yararaye mu isekuru. Bari babona ko nabyinisha umwana hariya muri Green Lodge. Narabibonye. Ariko biriya nyine no kwishima, ntago ari ukuvuga ngo gaba yabikoze ngo. Ku buryo yafata umukobwa mugenzi we bagasunda. Nyine never. Nyine Oyiramunda sinoga. Nyine ariko sinoga. Natari. Ntacyo mvuze. Oya Brian mumushyire hasi. Gusa makuru yarayo ngayo ya Brian mwabantu mwabakunzi ba DJ Brian. Gusa amakosa yakoze nayo gutwara yanyweye no kuba yatukanira mu ruhame, agatuka umuntu w'umugabo, agatuka umuntu w'umubyeyi mukuru. Ntabwo rwose ibitutsi by'inyandagazi haraho ntago namushimira, ntabwo namushyigikira, ariko birabindi bamuvugaho ntago mpagararanye nabo kuko nta kimenyetso dufite simuseke. Kereka umunsi bazerekana ka video babirimo nkuko twagiye tubona ba bakobwa bagiye bakoresha ama Heineken, urumva umukobwa mwiza cyane sha aryo bavuga ngo ngakungo sinzi uko navuga yabaye umukobwa mwiza cyane bira bintu cyo kora sha ibaze gure bavugoye kubushaka yeah Jesus izina rya Yesu ukuzikuba sha byata bigira vuba nigendere reka buriya n'umuntu watekereza kumushaka sha sinzi kuntu yaba ameze, yaba ari igiharamagara kabisa, yaba ari wa muntu w'igiharamagara uvuga ati udakira n'umukobwa mwiza. Bari muri rehabilitation center Huye, nigeze kujya kubafotora, ariko navuye mvuga ati yewe mbega umwana kuba ari beza ni beza, ariko ikibazo nyine nicyo ngiye kwa kundi oya da ikibazo cy'inuza nyine oya da rekeraho rekeraho nawe utazavuga ibitavugira ariko Yesu yaravuze ati tutarakora icyaha namutera amabuye. Nuko wowe wamutera ibuye oya da nanone ntabwo namutera ibuye sibyo, ariko nanone byararengeye kuba byaragiye hanze nibyo bibi. Mana we Heineken uyu muntu wabonye iriya video ni ubizi ahita atekereza ukuntu yinjiraga ahantu ntavuze ngikasorezayo oya da izina rya Yesu koko urumva rero ni ibintu biba reka twiganire ku musozo. Nukuri Junior Kai
kwanza munyarukire kuri Junior Kai TV afite channel yitwa Vibes Talk Live mugere w'umutsure rwose ararishinze agenze bakubita za buri munsi ikiganiro rwose kimeze neza gishyushye cy'amakuru agezweho ureke kumbwira ngo Benovia afite imyandiko myinshi mw'abanyarwanda mwe mutuje kubita imyandiko oya nibyo ugomba kubarasa nawe abaskai tukabereka ko barenze gusura narenze wowe iyo wanarije ibintu byatanje ubyanariza neza nicyo cyiza nuvuga ngo wigereye kuri tele nk'iyi nkuru abanyarwandakazi uyu musore bayigereye kuri tele byabaye areba niyo mpamvu abivuze nyine ashize amanga so abanyarwanda rero tuba turi kumwe tubanye 5 kuri 5 mu nkunde nanjye ndabakunda nta kintu avuga usibye kuvuga ngo reba aho hasi kandi subscribe ukore share comment hanyuma ikindi narenzaho no kuvuga ngo hasta la vista imana ibarindaho muri mwese ciao ciao